Zatuganira ijambo ry'Imana. Wowe ufite ubuhamya, wowe ufite ijambo rigufasha, ndakwinginze ngo uzaze tuvuge twamamaza ubwami bw'Imana. Reka tubanze dusenga Imana hanyuma tuganire ijambo ry'Imana. Uwiteka turagushimiye, turaguhimbaje kuri mu ruhande rwacu. Turagushimiye ko watwimanye, ukaba waraduhaye kumenya izina ryawe. Uraturinze uhabwe icyubahiro. Sengeye umuntu wese uri kumva ijambo ryawe. Sengeye umuntu wese mwami Imana ufite ibibazo kugira ngo mubere igisubizo. Dushyigikire, ushyigikire umurimo wawe. Ijambo ryawe rigire hafi na kure. Mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Haleluya, haleluya. Ndashimira Imana yaduhamagaye. Ndashimira Imana iri mu ruhande rwacu. Imana ihabwe icyubahiro. Mwese abanyumva, mwese abankurikiye, mureke tuvuge Imana kandi tuvuge gukomera kwayo. Uyu munsi mbazaniye ijambo ryiza, ijambo rikomeye cyane. Ndabinginze kugira ngo tuvuge Kristo. Tuvuge Kristo, munyemerere ururimi rwacu ruvuge Kristo, izina Kristo. Yohana atangira kwigisha yarababwiye ngo nguyu umwana w'intama w'Imana. Intego iravuga ngo nguyu umwana w'intama w'Imana. Va ku giti dore umuntu. Amen. Yesu ashimwe cyane. Dusome mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana, igice cya mbere, ndasoma imirongo 2 tuganire. Hanyuma umurongo wa 29 haratubwira ngo bukeye bwaho abona Yesu aza aho ari, aravuga ati nguyu umwana w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Amen. Amen. Imana ishimwe cyane. Iri jambo ndashaka ko turiho imbaraga cyane mu buzima bwacu. Mbere yuko ninjira muri iri jambo, ndashaka ko mbwira abakristo mwese, abantu mwuzuye umwuka wera, abantu Yesu yasuye akabagirira neza. Igihe Imana yatwuzuzaga umwuka wera, abantu benshi barababazaga ngo ko ndeba umeze nk'uwasinzihira, urabona iki? Akakubwira ngo nagiye kubona mbona umugabo wambaye imyenda yera, imyenda yera irabagirana. Ukabona aranezerewe, akuzura wa mwuka ariko afite icyo areba. Ndagira ngo mbanze mbibarize mwa bakristo mwe, bantu bakurikiye ijambo ry'Imana, uyu munsi murabona iki? Yohana yigisha aravuga ngo nguyu umwana w'intama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Nagira ngo tuve kureba ibindi bitagira umumaro. Abantu iyo duhanze amaso kubidukomereye, niduhanga amaso kuri Kristo, ibibazo bitubana ibindi. Ariko bamurebyeho bavirwa n'umucyo. Haleluya, haleluya. Ndabasabye mutumbire Kristo. Muririmbye yararirimbye ngo tumbira Yesu wenyine niwe banze ryo kwizera. Ngo ujye umuhanga amaso, ujye umutumbira ku manywa na nijoro, hazakubera ubuhungiro, hazakubera ibyiringiro. Nzanye ijambo rivuga ngo urimo urareba iki? Ni Kristo ureba. Numutumbira araguha ubugingo. Ijambo riratubwira ngo bamurebyeho umucyo uba mwinshi muri bo. Reka babwire, uyu mugabo bita Yesu niwe wagendereye Saduraka na Meshake na Abedinego igihe babajugunyaga mu muriro. Hanyuma wabajugunyemo agira iyerekwa, habona mu muriro harimo abantu 3, ariko arebye neza habonamo wa 4. Arangiza arahamya ngo ni umwana w'intama w'Imana. Mbonye mundi kandi ishusho ye irasa nk'iy'umwana w'intama w'Imana. Ariko mwaretse tukareba Yesu, mwaretse tukamureba. Haleluya, haleluya. Ndabinginze mureke turebe Yesu. Numara kumureba uzagira icyo umuvugaho. Yohana wanditse ubutumwa bwiza yagiye avuga uko yabonye Yesu, akavuga abantu yakijije, akavuga ibitangaza yakoze, akagenda avuga uko yamubonye. Luka nk'umuganga nawe afite uko yamwanditse, Matayo afite uko yamubonye. Wowe urabona nde? Nugomeza kureba ibibazo aho kugira ngo urebe Kristo, ibibazo birakubana ibibazo. Saduraka na Meshake na Abedinego bageze mu muriro, hanyuma Yesu aza abasanga mu muriro. Wa muriro arawuzimya, awuhindura inzira, baratambuka. Ibibazo ufite
ibisa n'umuriro, ibisa n'ibikugoye, ukeneye kubona Yesu. Ese barokore, muri kuzura uwuhe mwuka? Ni uwuhe Yesu mureba? Ni Yesu Yusito? Mwari muzi ko ari ba Yesu benshi? Turavuga Yesu Kristo, umwana w'intama w'Imana. Yohana umubatiza aravuga ngo nguyu umwana w'intama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Ndabinginga, uyu niwe ugomba kudukiza intimba n'agahinda n'imibabaro, kuko yatwikorereye imitwaro. Haleluya, haleluya. Imitwaro yose Yesu abasha kuyituruhura. Ababuze urubyaro, nimuhumure, nimurebe kuri Kristo, niwe banze byo kwizera, ngo bamurebyeho umucyo urasaga. Uyu mwijima ukugose, ibibazo bikugose, ibyaha bidacika, uhora wihana bikagaruka, ongera umurebeho. Amen. Haleluya, haleluya. Ongera umurebeho, ongera umurebeho, umuhamagare, uvuga ngo ndashaka ko nkubona muri uyu muriro. Reka mbasobanurire, hari imiriro itandukanye. Hari umuriro w'ubukene, nawe umereye nabi abantu. Hari umuriro w'uruvugo, nawe umereye nabi abantu. Hari umuriro wo kwangwa, nawo ni umuriro. Hari ibigeragezo byinshi, hari ubupfubyi, hari ibigoye, ariko hamagara Yesu. Umuririmbyi yararimbye ngo hamagara Yesu azarebe, hamagara Yesu azarebe. Mureke duhamagare Yesu. Ijambo ryatubwiye ngo nguyu umwana w'intama w'Imana. Nagira ngo mbinginge iyerekwa ryanyu ryongere ribone Yesu. Aho kugira ngo ubone ibibazo gusa, aho kugira ngo ubone umuriro, aho kugira ngo ubone abapfa, aho kugira ngo ubone abagwa, bona ababyuka, bona Yesu. Numwitegereza neza, umucyo wawe urakurasira. Umunsi umwe Petero na Yakobo na Yohana bajyana ahantu ku musozi, abereka ubwiza bwe, hararabagirana, umucyo barawubona. Nibwo bavuze ngo duce ingando. Iya Mose, iya Eliya, bose baca ingando bigumira, nuko bari bageze muri ubwo bwiza. Ndabinginga twinjire mu bwiza bw'Imana. Haleluya, haleluya. Yesu aradutegereje, nimumurebe, mureke tumurebe, mureke tumurebe. Ariko namwe turimo turaganira ijambo ry'Imana, muri abantu bakuru, twuzura umwuka wera. Umuntu wese ntiyavuga ngo ndamubonye, ngo ndamubonye, ngo mbonye umugabo ngo wambaye imyenda yera, ngo umucyo urabagirana uri mu maso ye, kandi koko akavayo afite icyo abonye. Murabona iki? Iyerekwa ryanyu ni irihe? Inzozi zanyu ni izihe? Murabona umuriro? Ariko Imana idufashe cyane. Ndumva mbinginga ngo mwite kuri Yesu. Yesu niwe ufitanye ibisubizo. Yesu niwe uje kumara intambara ziriho. Yesu niwe uje gusohoza ibyahanuwe byose. Mureke tumutumbire. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Nje naramubonye, nje naramubonye, ndavuga uwo nabonye. Nje hano kuri cano ngo mabwire ngo Yesu araruhura, Yesu amara intimba, Yesu akura ku cyavu, akicaranya n'ibikomangoma. Ubwo nzagaruka hano nzabaha ubuhamya, babwira aho Yesu yankuye, babwire ko Imana ikura ku cyavu ikicazanya n'ibikomangoma. Ndabinginze baroko, ndabinginze abakozi b'Imana, muze tuvuge Yesu, atari Yesu Yusito, ahubwo tuvuge Yesu umwana w'intama w'Imana. Umunsi umwe wafashe Petero intumwa bazijyana kuzifunga, bazijyana muri gereza, ariko ngo bagiye kubona babona marayika bakuyemo. Amaze kubakuramo, haleluya, haleluya, batangira kuvuga ngo ariko se bari abandi bavuga ati bari mu rusengero barimo barigisha. Batangira kubabuza ngo ntibongere kuvuga iryo zina. Ariko haleluya, haleluya, abakozi b'Imana baravuga ati umva, tuzarivuga, haleluya, tuzavuga iri zina, kandi bararivuze riramamara. Kristo arabatura, Kristo akura umuntu mu majune, Kristo akura abantu mu muriro. Nimuhumure, nimukomere, n'abasaduraka bawuvuyemo. Icyo dusabwa dutumbire Kristo. Bamurebyeho bavirwa n'umucyo. Dusenga Imana, Imana idufashe tumenye Kristo dukorera, tumenye icyo avuga. Ese arimo arakubwira iki? Arimo aravuga iki muri iyi minsi? Ni icyo ari kugusaba? Umvira ijwi ry'Imana, wumve. Ndinginga ngo abantu batarakizwa, abantu batarabahoka, nimuze mu musanga arabaruhura. Dusenge. Ndagushimiye Uwiteka, ndagushimiye kuko wohereje umwana wawe Yesu Kristo. Yohana yaramubonye
aravuga ngo ntiyapfundura udushumi tw'inkweto ze. Nibwo yabwiye abantu ngo njyewe naje mbatirisha amazi, ariko harundusha ubushobozi. Uturusha ubushobozi arahari, ni Kristo. Araje ngo aturwanirire, araje ngo azimye imiriro yose igenda icanwa n'abadayimoni, icanwa n'umwanzi Satani. Nimuhumure, Kristo araje, nimumurebeho. Kandi nanjye namurebyeho, dukomeje kumwizera. Icyubahiro n'ubutware n'iby'Uwiteka, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.